uburabyo butoha ntibwongere kuraba, aho umubyeyi atazarira umwana yabyaye, aho inshuti zatanye zizongera guhurira, bizaba ari umunezero utigeze kubaho. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya Rwaruzi. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya Rwaruzi. Tuzahurirayo maze dutumuruho. Aho tuzarama iteka nta rupfu nta kurira, aho tuzaba amahoro nta kubuza imitima, aho tuzabona Imana na Yesu wadukunze, bizaba ari umunezero utigeze kubaho. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya Rwaruzi. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya Rwaruzi. Tuzahurirayo maze dutumuruho. Tuzagira umunezero nitugera mu ijuru, ahataba impagarara n'agahinda n'ishavu, umva tuzaramukanya n'inshuti zacu twatandukanye, mbega umunsi mwiza cyane utigeze kubaho. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya Rwaruzi. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya Rwaruzi. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurirayo maze dutumuruho. niba ari umuryango w'abantu b'imfura, abantu bazi kubana neza, abantu bazi kuganira,
abantu bazi mbese ugeraho ukumva uraruhutse. John we rero twabanye nanone i Nyamirambo ku rusengero, yari umuyobozi. Muzi ko mu Badivantiste tugira ibyo bita imitwe y'ishuri ryo ku isabato. Ubu ntago bakivuga imitwe kuko hari ababihinduye bakavuga ngo ni imitwe y'abadivi, babihindura ukundi. Ariko mu by'ukuri ntago byari imitwe, ahubwo ni amatsinda y'ishuri ryo ku isabato, aho abantu bahura bakiga ibyigisho biyobora abakuze, biyobora abasore, biyobora abana kwiga Bibiliya. Bishoboka ko hari benshi batabizi, ariko ibyo nabyo twabihuriyemo, ndetse ari umuyobozi wacu. Umutwe rero wari uyobowe na kwitsinda ryari riyobowe na John, niryo nabarizwagamo. Nimwumva mvuze umutwe nuko riryo ryangiyemo kuva kera. Ubu ntago bakivuga umutwe, bavuga itsinda. John rero akaba yari umuntu uzi Bibiliya cyane, yarazi Bibiliya cyane, ndetse n'amasomo amwe abantu badasobanukirwa utapfa gusobanura ku buryo bworoshye, John yayumvaga vuba kuko yari yarize, yarasomye. Mu bigaragara rero John yari umuntu w'umuhanga, yari umuntu w'umuhanga uzi kumva ibintu, ntiyahutiragaho, ahubwo yari umuntu usubiza ikintu amaze kugitekerezaho kandi akakigusobanurira kandi ukacyumva. Icyo gihe twari abasore, ibibazo byacu ntabwo byari byoroshye. Yarandutaga ariko bitari cyane. Ibibazo rero twamubazaga rimwe byo kwigiza nkana, ibindi byo kubaza ibibazo ariko akagira uburyo byitwaramo kandi akabigusubiza akurikije icyo Bibiliya ibivugaho. John rero yakoze umurimo mwiza. Usibye n'ibyo rero twabanye neza, aho twahuriraga na nyuma yaho muri za 90 twarabanye, aho hari ibibazo byinshi cyane muri iki gihugu. Yari umuntu uzi guhumuriza, agahumuriza abantu ku bibazo bagiye bahura nabyo, akakubwira ati komera, ibyo ntabwo ari bishyashya, ariko ibi bintu byose biri kuba bizagira iherezo. Ndumva rero ubwo duherukana ni igihe hari yaramaze kujya muri pansiyo, duhuriye ku Giporoso, arambwira ati sha, ati harya, ati wowe, ati uba hehe? Mubwira ko mba hano ku Kabeza. Ati none se kutaboneka uba hehe ko ntakubona ko ari gihe ushinzwe abantu b'aka gace bose? Nuko ndisobanura, ariko turaganira, turaseka, turatandukana. Maze rero bavandimwe, nagira ngo mbabwire ko John nubwo agiye, ariko yari afite umuryango, kandi yari afite umuryango akunda. Ngira ngo benshi mwarabyumvise aho bagiye batanga ubuhamya. Ndagira ngo mbwire umuryango ko ukomera. Imana byose irabizi, nta kintu Imana, nta gishobora kuba Imana itakizi. Reka rero baba bana, yaba umubyeyi, umufasha we, baba b'umuryango asize, ndagira ngo nsaba Imana cyane kugira ngo ikomeze kubaba hafi, kuko nzi ko muhombye umuntu ukomeye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ihora itekereza imfubyi kandi ihora itekereza abapfakazi. Muhumure, muri kumwe na Yesu, kandi reka dukomeze dukore umurimo w'Imana, tugende uko Imana ishaka, dukore ibishimwa n'Imana ndetse bishimwa n'abantu. Yesu nagaruka, abacu twabuze tuzongera tubabone. Kandi John nidukora neza,
ibye bizwi n'Imana kuko Imana niyo twese izi byacu. Tuzongera guhura nawe gitondo cy'umuzuko. Ndagira rero musabire iteraniro ryose riri hano kugira ngo rikomere, kandi noneho natwe ubwacu twige gutegura iminsi yacu, kuko uyu munsi turiho ariko ejo ntabwo tuzi ibyaho. Niyo mpamvu dukwiriye kwitegura, tukitegura nk'aho Yesu Kristo azaza ejo, kugira ngo n'abacu twabuze tuzongere guhura kandi tuzibanire mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha mwese. Mwemarare kandi muhagukomera. Mu birori ntimugapfe guhereza, mu birori no mu byago ntimugapfe guhereza. Hari igihe umuntu ahereza agahereza uwataza agahita yigendera. Simvuze ko aribyo biri bube, ubwo nakeburaga hataza kugira undi ubikora, hanyuma bakabaza ati ariko wa muntu mwari mwicaranye anyuze ibijya bibabaho se? Solange rero wabonetse wenyine ariko urihagije. Imana iguhe imbaraga kandi gukomeza. Ndi hafi yawe nubwo tutiganye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nk'uko bavuze nitwa Mukamaraye Solange. Umwana bane kwigendera, gusinya kugendera gukora twese. Asize umuryango turahari, atuvuyemo duhari. Ndi umumama w'abana 6 n'abuzukuru 10. Nanjye ndi mugenzi w'uyu maze imyaka 15. Ndabishimira Imana rero. Kandi mbanje kubakomeza mama n'umuryango n'abana. Njyewe rero Solange naherukanaga na mwarimu wanjye. Abarezi bari hano barabizi ikintu cyitwa reform. Turi imfura za reform. Nagiriwe ubuntu ko yanyigishije imyaka 2. Yatwigishaga mu wa 6, ari muto ataturusha imyaka myinshi. Wabonaga ko ikigo cyariho nk'abantu bakuze, ukabona ko abo babona batashobora kuyobora gutwaza bakadushyira John ko ari we wari ushoboye kumenya uko adutwara. John rero yatureze neza. Ikintu nashima cya mbere, maze kubona ko abana yareze twese dufite urukundo kandi dufite ubumuntu. Ikintu kinini tumwibukiraho cyane, rumva umwana wo muri 79 ari we njyewe, ariho twaherukanye, ariko naje gusibira kugeza muri 80. Kuba nkihagarara imbere y'abantu nkavuga nuko twahawe uburere mu myaka yacu yo gukura mu wa 6. Imyaka ibikomeye ku tugiye tureba abantu bari mu buyobozi yigishije, twese mbega dukundana, uri hejuru uri hasi, twese abana yigishije mu wa 6 turacyafashanya. Ugize ibyago ni ibintu yari yaradutoje. Ugize ibyago nk'uwo senateri kumwe bihamagarira, ntabwo bigutera isoni, kuko twese duciye. Ari uri hejuru, ari wa wundi wa nyuma, hari ikintu yari yaradusizemo cy'urukundo, kuko nibi dutambutsemo harabashoboye guhisha abandi. Tubikura kuri mwarimu wacu, yaratubwiraga ati umunini, umuto, umuremure, mwese muri bamwe. Ndibuka mu isomo ry'ubwoko, ntabwo yajyaga tubaza ubwoko, twe twize babibaza. We yabaga buri mwana wese afite uko amuzi, icyo kibazo cyagera akandika. Ntabwo mu ishuri rye muri classe yigeze ahaguruka ngo
ndabaza ubwoko kandi igihe byari byiza nta wizeye ibizaba mutwara abana b'imyaka 12 13 gutyo. Rero njyewe Solange nshimye Imana ko icyo gihe kirekire cyose gitambutse mu burwayi naramubonye. Nyuma yo kunyigisha mu wa gatandatu nongeye kumubona ari uwa Faisal adashoboye kumvugisha, nabwo nagiriwe ubuntu abanyeshuri be abana be batora yuko ari njyewe uri buhabwe umwanya w'uko tujya kuramutsa uyu mubyeyi. Naramubonye nabwo mpatora irindi somo kandi nzagenderaho kugira ngo ngire iherezo ryiza. Nabonye ko kuba naje kumureba atari igihamana, kuba nari nzi ukuntu asetsa, nari nzi ukuntu aganira, nari nzi ukuntu yadukundaga, nari nzi ko yari yarumvise inkuru z'uko abanyeshuri be tuzamusura, nkaba mugezeho adashobora kuba yambona, adashobora kuba yamvugisha. Nafashe umwanya wo kwihana, ndavuga ngo Mana, nkanjye ukiri muzima ukigifite uko ngenda nkagera aho abantu batakimenya babo, umpaye unyigishije iki? Umutima wanjye uhaye irihe somo? Akomeza kumugira maîtresse wacu. Uko twavugaga mwarimu tuti tuzamusure, ntabwo turangirije ahangaha, twabaye inshuti, twabaye abana bawe b'abakecuru, uzajya twakira. Umwami Yesu abaho umugisha. Arakoze umubyeyi kubw'ubuhamya bwiza atugejejeho. Ubundi niryo shimwe mwarimu ajya abona riruta irindi. Iyo mwarimu ahuye n'umunyeshuri we, niryo shimwe ajya abona riruta irindi, ko yamuvanyeho ubumenyi n'ingiro, akaba ahagaze ku bw'izo nama yungukiye ku bamurezi. Reka ya korari twigeze ku bana twiyarure, abaje nyuma turi kumwe na korari twiyarure, baze baduhumurize kandi bakomeze. Tuze tubane n'uyu muryango, tubabarane, kuko Bibiliya itwigisha neza ko babarana n'ababaye kandi tukishimana n'abishimye. Rero bavandimwe, dukomeze gukomera, kandi korari twiyarure ibahaye ugukomera kugira ngo mukomeze mukomere bavandimwe. Mu isi duhura n'imibabaro, ariko Kristo aravuga ngo muhumure nanesheje isi. Uru rupfu rutubabaza tubura abacu, uru rupfu rudutoteza, hari igihe tuzarusiga. Nta wundi mwanya rero twari dufiteho kugira icyo tubabwira buretse kubabwira yuko turi kumwe namwe kandi tubabaranye namwe, kandi dusaba Imana kugira ngo ikomeze gukomeza imitima yacu mu izina rya Yesu. Turabyemezwa n'ibyo twibonera.
agira impuhwe abana b'iki